Ndabasuhuje umugoroba mwiza kuri mwese. Tuje kuvuga kuri ese ni neva ibyo yavuze byahise uko byagenze ni n'ubuyobozi bwa USA. Trump intumwa yohereje muri Congo yayizohereje ejo bundi. Ni Tshisekedi ibyo yavuze uyu munsi byose tugiye kubigarukaho. Na ntuza na M23 yo aho bigeze, uburyo ki iri kwitwara muri Warikare. Paul Kagame ibyo yavuganye n'umuyobozi mukuru wa Afurika yunze ubumwe, African Union. Ibyo byose turaje tubirambure neza, mukomeze tubane muri iki kiganiro, muri aya makuru ngiye kubagezaho. Ndacyari Exode Edmond, tugiye kubana muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze. Tugaruke ku banyamahanga hano batangiye kuvuga ngo bari abanyekongo bari kurwana ba M23 ntago baturuka muri Kongo. Ibyo ni ibyavuzwe n'Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Bari kuvuga ngo M23 ngo burya ngo si abanyamahanga, nyine bifatanije nako nk'uko byari bimeze no kuva kera na mbere. Kongo ukuntu ibivuga ngo M23 ngo ni abanyarwanda, ubwo rero n'abanyamahanga cyane cyane nk'Ababiligi, Ububiligi buri kuvuga ko abari abarwanyi ba M23 n'ubundi bakomoka mu Rwanda, ngo nta M23 ibaho. M23 ni igihuha. Ubwo dukomeje kwibaza niba bo ubwabo baba bagenzuye neza. Aha nyine baba bavuga nyine ngo ni abanyarwanda biyitiriye abanyekongo, ngo baje ku butaka bwa Kongo. Rero Perezida Tshisekedi yavuze ngo n'ubundi nibyo dukoze dushyiramo imbaraga, dushaka kurwanya ngo bari abanyarwanda bise M23, ngo kuko M23 kuva kera na mbere twarayisenye. Nyine cyagiye muri 2013 igihe nyine M23 yari yafashe Goma, Congo FARDC isigaye cya Congo kikayisubiza ndetse kikabirukana muri Congo. Ubwo nyine Ububiligi n'Ubufaransa buravuga ngo M23 ni igihuha. M23 y'ubu ngubu nyine ngo ni igihuha, ngo ni abanyarwanda baje kurwana muri Congo. Ibyo byose nibyo dukesha iki binyamakuru. Naho Perezida Kagame yanenze cyane umukuru w'umuryango wa African Union. Aha ibi yabivuze ubwo ku gicamunsi cyo kuwa 4 muri uku kwezi nyine ejo bundi, nibwo yaganiriye n'uyu mukuru wa African Union amushinja nyine ko we nta kintu akora, cyangwa se uyu muryango wa African Union nta kintu gifatika urakora ku bijyanye n'ibibera muri Congo n'ibibera mu burasirazuba bwa Afurika, aho nyine biganjemo intambara, kutabana neza kw'ibihugu bituranye n'u Rwanda, Burundi, Congo. Ibintu nk'ibyo nyine nibyo bavugagaho amunenga cyane. Aha Perezida nyine aganira n'uyu muyobozi mukuru w'uyu muryango witwa Mohamed Ali Yusufu. Aha bagiranye ibiganiro nyine n'uyu Ali, bavuga ati abakuru b'ibihugu bamwe muri Afurika, ibihugu bya Afurika dukora inama zigiye zitandukanye
ku kibazo nyine kiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko sindabona nyine hari Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda wabazaga umukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika African Union, ahubwo ati abakuru b'ibihugu nyine dukora inama dushaka cyagarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ariko mwebwe nka African Union nkawe uyikuriye ntabwo urashyiraho igihe cyo kuganira ku ibintu biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ati sinibaza ukuntu nyine ibi bintu bigendamo bigura intege, nkaho mwakagaruye amahoro n'umwuka mwiza mu bihugu by'iburasirazuba bwa Afurika. Abatavuga rumwe na Tshisekedi Tshilombo Felix, perezida w'igihugu cya Kongo, bamaganiye kure y'amasezerano igihugu cya Kongo gishaka kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba banyekongo ngo barashaka ko ijwi ryabo rigera hano ku butaka bwa Amerika muri USA Washington, ijwi ryabo rivuga riti ko badashyigikiye ari amasezerano agiye kuba hagati ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni ibiri gutangazwa n'abagize ishaka ry'ihuriro ryitwa Lamoka rikorera muri Kongo, riri gutangaza riti twebwe nk'ihuriro ndetse n'abakuru n'abanyamuryango b'ishyaka rya Lamoka twamaganye uyu mugambi cyangwa se ubufatanyabikorwa bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bakaba babivuze ubwo ku ya 3 Mata 2025 ubwo Tshisekedi yakiriye intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri izo ntumwa zakiriwe na Tshisekedi harimo umujyanama mukuru w'igihugu cya Amerika ariko muri Afurika kuri umugabane wa Afurika witwa Bolos Masadi. Uyu mujyanama mukuru rero yaganiriye na Tshisekedi ku bijyanye n'iterambere nyine ry'umutekano wa Kongo ndetse n'uburyo bafatanya gucukura amabuye y'agaciro hariya muri Kongo. Bolos uwa kandi yagize ati ngewe nishimiye uburyo nahuye na perezida w'igihugu cya Kongo, ati twaganiriye byinshi birimo by'ubufatanye nyine mu bucuruzi ku mpande zombi ari Kongo na Amerika. Mbese ibyo baganiriye byamunyuze ku buryo mu minsi bike cyangwa mu gihe gitoya bashobora no gukorana ibiganiro biramutse bikagumaho nk'uko babyemeranye. Ati rwose ngewe ndumva ku cyifuzo Perezida Felix Tshisekedi yifuza ko twakorana, ngewe nemeranyije neza ko ngewe n'umuyobozi wanjye mukuru ari we Donald Trump nari ntuhagarariye hano muri Kongo, twarebye neza kandi nizera ko ibyifuzo bya Felix Tshisekedi turabyubahiriza rwose, twabonye nta mbogamizi ziri hagati y'uko byatuma tudakorana. Ubwo igisigaye ni ukwitegura tukanategura umushinga neza wo gufata ibirombe bigiye bitandukanye biri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ahandi hashoboka, mbese ubwo tukabiteza imbere natwe tukagirana imikoranire hagati yacu n'ibihugu byombi. Bimwe mu bibazo yabajijwe uyu umuyobozi mukuru, umujyanama mukuru wa perezida nyine ariko ku gice cya Afurika, yabajijwe ati none se Tshisekedi ni iki yabasabye nyine kugira ngo mugirane imikoranire nawe? Yasubiza atazinganya ati twebwe ibyo yadusabye nta nubwo ari byinshi, ni byinshi ariko si byinshi cyane, atari icy'ingenzi yadusabye kikubiyemo ni ukumufasha gukuraho uno mutwe wa M23 umuhangayikishije cyane no gukorera mu burasirazuba bw'igihugu cye cya Kongo. Ngibyo ibintu uyu mujyanama mukuru wa perezida ariko ukorera mu gice cya Afurika, umukuru wo muri Afurika uhagarariye igihugu cya USA
arakomeza ati andi masezerano twagiranye nayo mu bufatanye bw'inzego z'umutekano nyine ngo Amerika izaza ifatanye na Kongo kurema umutekano ukomeye uzashobora kurinda igihugu n'ubusugire bwacyo bwa Kongo nyine. Ubwo leta zunze ubumwe zizaza zifatanye n'igisirikare cya FARDC gukomeza ingabo z'igihugu cya Kongo zigajya zishobora kwirindira umutekano hariya mu gihugu cyabo cya Kongo. Ariko n'ubundi ntago bitangaje cyane kuko n'ubundi kuva Gisekedi ya M23 yatera n'ubundi Gisekedi yahise avuga ati n'ubundi ndabizi M23 ntago ari abakongomani ahubwo ni abanyarwanda bari gutera igihugu cyane. Gisekedi ahora arira yiriza yitatsa nyine ko igihugu cy'u Rwanda aricyo cyamuteye. Ubwo rero ayo niyo masezerano bagiranye kandi Amerika y'ubwayo iriyemerera ati ndumva byoroshye ayo masezerano nta kabuza ko twayakora mu gihe Gisekedi nyine abihaye umurongo muzima. Naho amakuru mashya ariko tugeraho nyine yari gucacara hanze ku masosho media ni uko perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste Elias Neva we ngo burya ngaherutse gutanga ngo yatanze ruswa y'amafaranga angana na miliyoni 4 nyine na miliyoni 4 z'amarundi. Icyo gihe yarimo ashaka intuza lisansi imwemerera nyine gukora cyangwa se ibyangombwa. Iyo lisansi nyine ibona umugabo igasiba undi. Ubwo ibi byose mbivuze kubera igitutu ari gushyirwaho n'abaturage ari kumubwira ngo kuki buri kintu cyose u Rwanda rugezeho we arubonamo nk'ikosa ndetse akarishinja u Rwanda rwo ruba ruri gutera igihugu cy'u Burundi. Kuko no mu minsi ishize munabizi hari ijambo Neva yavuze avuga ngo muyarye ariko nta yandi muzongera kurya. Nta yandi yavugaga n'ubundi ni amabuye y'agaciro bafatanaga abantu bari kuyacuruza buforode bibazaga hari kuva nyine akavuga ati n'ubundi muyarye n'ubundi nta yandi muzongera. Abaturage rero bati ni gute ufata abantu bamunze igihugu gutya bari gutwara umutungo kamere w'igihugu bawugurisha haza ukavuga ngo ni muyarye ngo shango nta kindi kintu ntago n'ayandi muzongera kubona. Ntugire icyo ukora, ntugire kubaburanishe niba bibye niba bakosheje nyine ayo makosa ntuze ngo uyakemure ahubwo ukavuga ati ngo muyarye birangiriraho. Abaturage nyine bari kwataka Neva cyane. Aha ni mu byumweru bisize nyine perezida Neva yari kuganira na kompanyi yari kuganira n'abacuruzi nyine n'abishoramari bakaze mu gihugu cye cy'u Burundi. Yababwiraga ati kompanyi ya leta yitwa Sopebu ngo yamuriye amafaranga barayamuriye nyine baramuriye nawe baramukosoye ibibazo nyine abarundi ntibari Burundi butangiye bo bakorana bagasanga bamwe bari kwibana bo ubwabo ari n'abayobozi. Ni ikibazo dore ko niyo kampani yari yarashizweho na perezida wabo w'igihugu cy'u Burundi nyine witwa Ndayishimiye Evariste agira ngo nyine ashaka ko basaranganya umutungo uhari wa peteroli, ashaka ko imirimo inozwa. Burya nubwo afatwa nk'umuntu utariseriye cyane ariko hari bimwe yari yakoze bifatika bizima. Aha niho umukuru w'igihugu Neva yashinjije nyine icyo kigo yari yashinze nk'umukuru wacyo ko cyamwimaga nyine kigacuruza mu buryo bwa forode ibyo bintu by'igitoro nyine bakita igitoro ariko ni esanse n'ubundi ibintu bya esanse. Murabyibuka ko nyine n'ubundi mu mezi ashize mu minsi ishize aribwo mu Burundi habuze lisansi bavuga nyine ngo igitoro cyarabuze mu Burundi. Nayo ntandaro ni gutyo byagenze babura ngo bacuruzaga forode iyo lisansi hanyuma abandi nyine bakayibura.
ubwo yabonwaga n'abake bafitiye iryo soko nyine none bakorana gutyo, ariko abandi rusange bakabura lisansi, dore ko nyine mu bundi bayita igitoro. Ndayishimiye arakomeza agira ati kandi nanone ntago ari aha gusa iyi kampani ya Sopebu ijya ibikora, na banki nkuru y'u Burundi nayo yarabeshye, yabeshye ko yashinze konte y'amadevize, uburyo ki amadevize azajya azamo, bayita nyine ngo ni isoko ry'amadovize, ariko ngo baje gusanga ari abajura nabo bari barusorera mu nduru ko nta kintu iryo soko ryamaze, kuko ngo ryuzuyemo abantu nyine batanga ruswa, bazirya, bashaka komisiyo ku ruhande, nyine ngo ni akajagari kaba kibereye muri iryo soko gusa. Ibyo byose nyine abivuga ati njyewe kuko Sopebu, nyine Sopebu ubundi icyo bisobanura ni sosiyete peteroli di Burundi, uravuga ati njyewe nk'umuntu wabishinze ngamije inyungu rusange z'abaturagihugu b'u Burundi, ni gute nshinga ibintu nyine yabashinze, aravuga ati ngende gukusanya ibimenyetso byose bibashinja. Ubwo ngayo yo mu Burundi n'iyakwa rya ruswa nyine, n'ubundi iyo ruswa nyine none yariyo Perezida Neva niyo bamwatse kw'iryo shyamwe yashinze kugira bajye abone igitoro we cyuzuye nta kibazo afite cya miliyoni 4 z'amafaranga y'u Burundi akoreshwa mu Burundi, niyo ruswa